Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Iyi ni itariki 10 kwezi ni ukwa kabiri, umwaka ni 2026. Ni byukurabagirane, uyu munsi ni kuwa kabiri, byukurabagirane ku mucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byukurabagirane y'uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 51, turasoma umurongo wa 21. Haranditse ngo nuko rero noneho umva ibiye urengana ugasinda utanyoye vino, umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti, dore nkwatse igikombe kibidandabiranya, aricyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinyweraho ukundi. Ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati, rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe ku butaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Jambo riravuze ngo ye urengana, umva ibi ngibi. Umaze igihe kinini uri mu buzima bwo kurengana, uri mu buzima bwo kurenganywa, uri mu buzima bwo kuvugwa nabi, uri mu buzima bwo kutumvwa, uri mu buzima budafite igisobanuro. Ariko byukurabagirane kuko umucyo wawe uje, Imana ikwibutse kandi Imana ikugarutseho. Yewe urengana we, umaze igihe kinini urengana, yewe ubuze ukugira, yewe umaze igihe abantu baragutaye, baraguteye umugongo, abantu barakuvuyeho, abantu barakuretse, abantu barakwambuye ijambo, abantu baragutesheje agaciro, abantu baravuze ngo ntaho uzagera, nta n'icyo uzigezaho. Ariko noneho Imana irakwibutsa aya masaha. Imana yibutse izina ryawe, Imana yibutse gusenga kwawe, Imana yibutse kwitanga kwawe, ya mirimo yose wakoreye Imana, Imana irayibutse, Imana irayibutse ikugarutseho, Imana irayibutse ivuganye nawe. Imana iravuze ngo yewe urengana, yewe wa mumama we umaze igihe kinini urengana, yewe wa mupapa we umaze igihe kinini urengana, wa musore we umaze igihe kinini urengana, yewe urengana we, yewe umaze igihe kinini usuzugurwa, wa mukobwa umaze igihe kinini urengana. Imana imanuwe no kukurenganura. Aya masaha Uwiteka arakurenganuye, akira kurenganurwa n'Uwiteka. Uwiteka agukuyeho agasuzuguro k'abadayimoni. Dore akwatse igikombe kibidandabiranya umaze igihe unyweramo. Uwiteka Nyiringabo agukuye ku ngoyi, Uwiteka Nyiringabo agukuyeho umubabaro, Uwiteka Nyiringabo aguhojeje amarira, Uwiteka Nyiringabo agukuyeho igisuzuguriro, kandi Uwiteka Nyiringabo araguhagurukije. Iyi ni byukurabagirane, byukurabagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi y'itariki Uwiteka aravuze ngo akwambuye igikombe kibidandabiranya, cyo gikombe umaze igihe unyweraho cy'agahinda, cyo gikombe umaze igihe unyweraho cy'amadeni, cyo gikombe umaze igihe unyweraho cy'uburwayi, cyo gikombe umaze igihe unyweraho cy'ubugumba, cyo gikombe umaze igihe unyweraho cy'ubusiribateri, cyo gikombe umaze igihe unyweraho cyo gupfusha ubukwe, cyo gikombe umaze igihe unyweraho cy'ubuzima bupfuye, ubuzima budafite ishusho. Uwiteka akikwambuye nonaha, akwambuye igikombe kibidandabiranya. Zoni mashando wiribirifa, umva ubu buhanuzi. Uwiteka akwambuye igikombe kibidandabiranya. Uwiteka akuremeye ubuzima bushya. Uwiteka akoze ibikomeye ku buzima bwawe. Uwiteka Nyiringabo akwambuye igikombe kibidandabiranya. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira guhagurutswa n'Imana. Hari abantu bamaze igihe baguseka, hari abantu bamaze igihe baragufasheho ijambo, ariko Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo igikombe cy'abakurenganyaga agishyize mu biganza byabo. Arakikwambuye icyo gikombe, agishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Umva mvugane nawe,
ibintu birahindutse ano masaha. La binifo shando wiribirifa izere ibintu birahindutse, ntabwo ugipfuye. Bari baravuze ngo uzapfa ndetse iminsi bayibarira ku ntoki, ariko ntabwo ugipfuye. Abarozi bakurogaga, ntabwo ugipfuye kuko ibintu birahindutse. Imana ihinduye ibihe, Imana inyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwawe. Imana iravuze ngo baho, Imana iravuze ngo akira ubuzima, Imana iravuze ngo akira amahoro, Imana iravuze ngo akira umunezero, Imana iravuze ngo akira ibyishimo, Imana iravuze ngo akira ubutsinzi, Imana iravuze ngo akira imbaraga, Imana iravuze ngo akira guhaguruka, akira guhaguruka, akira guhaguruka. Maze igihe wicaye, aho wicajwe n'abadayimoni, aho wicajwe n'abarozi, wicajwe mu gahinda, wicazwa mu bushomeri, wicazwa mu mubabaro, wicazwa mu buzima budafite ishusho, wicazwa mu buzima bwo gukora ntugira aho ugera. Dayimoni aragusuzuguza, aguteza inyatsi n'icyangiro, ariko Imana iravuze ngo haguruka mu izina rya Yesu. Muri iyi byuka urabagirane, Imana iraguhagurukije, Imana irakubohoye, Imana ikuremeye ubuzima, Imana ikuremeye ubutsinzi. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana yo kwiringirwa. Ndasengera uyu muntu umaze igihe arengana, maze igihe asuzugurwa, yicaye ku irembo ry'igisuzuguriro, abantu baramufashe nk'ijambo, abantu bamusuzugura, abantu bamwanga, abantu bamusebya. Nyemerera imbaraga zawe zifate ku buzima bwe. Ndahagurutsa abantu mu buzima bupfuye. Ndasengera uyu muntu ufite uburwayi, arwaye umutwe igihe kinini, none aha reka imbaraga zawe zikore kuri uyu mutwe, yakire gukira. Hari umuntu utwite utegereje kubyara, ndamusengera no masaha mu izina rya Yesu Kristo. Ndacagagura uruzingo, iminyururu bamubohesheje kugira ngo atabyara, iyi minyururu ndayiciye. Mana muhereze kubyara kandi abyara umwana muzima. Ndamukuraho icyuma kibaga mu izina rya Yesu Kristo. Mana muhe kubyara neza. Ndasengera uyu muntu wamaze imyaka ari ingumba, ntabwo abyara, abantu bamufasheho ijambo, amaze igihe arengana, amaze igihe bamutuka, imiryango imutuka, bavuga ko ntacyo amaze, ariko nonaha ndasengera inda yibyara, niyakire kubyara, yakire kubyara. Mu nda ye nihajyemo umwana, mu nda ye nihajyemo umwana, mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi. Mana niyakire kubyara, uyu mumama muhe kubyara, uyu mugabo muhe kubyara, mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu muntu ufite amarira menshi, arararira akabyuka arira, akirirwa arira. Mana ihoza amarira, muhoza amarira, muhoza amarira mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu muntu amaze igihe kinini yarwaye kanseri, yarwaye diyabete. Ndamusengera ngo umwuka wa diyabete umurekure, umwuka wa kanseri umurekure mu izina rya Yesu. Uri Imana ikiza, nta ndwara n'imwe kunanira. Ndaboneraho gusengera n'uyu muntu maze igihe kinini arwaye sida. Mana nzi neza kukiza sida, nzi neza kukiza kanseri, nzi neza kukiza diyabete. Urakiza, urakiza Mana, Mana, Mana urakiza. Mana yaremye ijuru n'isi, ukadendeza inyanja, ugahanika ikirere. Uri Imana ikiza. Kiza ubwoko bwawe ubukiza umubabaro, kiza ubwoko bwawe ubukiza agahinda, kiza ubwoko bwawe ubukureho igisuzuguriro, kiza ubwoko bwawe ubukureho igisebo, kiza ubwoko bwawe ubukureho ikimwaro, kiza ubwoko bwawe ubambutse inyanja, kiza ubwoko bwawe Yesu we, kiza ubwoko bwawe. Haleluya, haleluya. Ndagushima la binifo shando wiribirifa. Ndagushima Yesu kubohoye ubwoko bwawe. Sohoza amasezerano wavuganye n'ubwoko, uyasohoza. Urakoze Mana, kuri Imana ikoze ibikomeye, kuri Imana yiyerekanye, kuri Imana imaze abantu umubabaro. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro.
amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwagurire imbago. Reba neza niba utari wakora subscribe uyikore, birebe neza nusanga utarayikora uyikore. Nge ndagusengera ndagusabira umugisha ugikanda ugakora subscribe kuri iri sengesho, Imana ikumara umubabaro. Ugikandaho ugakanda like, ugashyiraho comment yawe. Jye muri comment wandike muti nakiriye kurenganurwa mu izina rya Yesu. Imana ikurenganure. Wowe ufite urubanza urimo burana, Imana ikurenganure. Imana ikurenganure. Wowe uri muri gereza wafunzwe urengana, Imana ikurenganure. Imana ikurenganure mu izina rya Yesu. Imana nibahereza umugisha. Iyi ni Byuka Urabagirane. Uyu munsi ni kuwa kabiri. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi. Amen.